رضيت بسم الله بالله ربا الحمد لله وبالإسلام دينا والصلاة والسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا وأصحابه ومن ولا ishimwe ikuzo icyubahiro n'ibya nyagasani umurezi w'ibiremwa Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha bisakare kuri wa wundi woherejwe ari impuhwe ku biremwa ariwe Muhammadi Imana imuha amahoro n'imigisha we nabiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe mudukomeje kudutega amatwi, iki ni ikiganiro cy'ukwemera nyagasani. Iki ni ikiganiro cy'iyobokamana aho dukomeza kureba iyobokamana mu byo nyagasani dutegeka, aho tugeze aho dutegekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumugaragira wenyine. Nyagasani aratubwira muri Qur'ani muri suratu Nisa ku murongo wa 36 akatubwira ati wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, ati mugaragire nyagasani wenyine ntimuzamubangikanye n'icyo ari cyo cyose. Rero icyo nyagasani yategetse abantu n'amajini ni ukugira ngo bamugaragire, ni ukugira ngo bamusenge wenyine, bamuture ibikorwa byose byo kumugaragira wenyine nta bamubangikanyije. Nyagasani mu byo yategetse abantu kuruta ibindi ni ukumugaragira wenyine, kubera yuko kumugaragira wenyine birimo kumukuza, birimo kumuharira ibikorwa bye mu bijyanye n'amasengesho. Ibyo ngibyo bikaba ari byo nyagasani atubwira, aho nanone akomeza kutubwira ati wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, muzasenge nyagasani wenyine ntimuzamubangikanye. Ibi rero ino aya rwose iratugaragariza yuko nyagasani ari we tukwiye gutura amasengesho wenyine. Iyi aya irimo n'andi mategeko agiye atandukanye, nk'aho nyagasani avuga ati wa bil walidaini ihsana, muzabanire n'ababyeyi babiri neza. Iyo ngiko ni ukuri rero umuntu afitiye ababyeyi be aba agomba kubabanira neza, yaba ari abayisilamu cyangwa atari abayisilamu. Hanyuma bagutegeka kubangikanya Imana, bagutegeka mu kubangikanya Imana ntubibemerere, nk'uko nyagasani bitubwira muri suratul Luqman akatubwira ati wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibihuma fid dunya ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati nibaramuka bagutegetse ngo umbangikanye ku byo udafitiye ubumenyi, uramenye ntuzabumvire, kandi uzabanire neza ku isi, uzabanire neza. Ibyo rero ni ukuri umuyisilamu cyangwa se undi wese afitiye ababyeyi be bombi kagomba kubabanira neza hano ku isi kugeza batabarutse. Nanone aya nyagasani arakomeza avuga ati wabizil qurba, na ba bandi ba hafi yawe mu muryango. Uku nguku ni ukuri umuntu afitiye abantu be bo mu muryango, abantu be ba hafi, kagomba kubabanira neza. Abantu ba hafi rero ni abaturuka ku ruhande rwa papa wawe cyangwa se rwa mama wawe, yaba ari ba sogokuru bawe cyangwa se ba so wanyu, cyangwa se abo bose baturuka kuri papa wawe bose uba ugomba kubabanira neza. wal akhwari wal khalati wal ikhwa wal akhwat, cyangwa se ari ba nyokorume ndetse na ba nyoko wanyu, ndetse n'abavandimwe bawe, yaba abakobwa n'abahungu, ndetse n'abana b'abavandimwe bawe, ndetse n'abana b'abashiki bawe, ndetse n'abana bo kwa so wanyu, abana bo kwa nyoko wanyu se. Haulai humu dhul qurba, abo bose ni abantu bawe ba hafi mu muryango. Lahum haqqul quraba, abo rero bose bafite ukuri koko yuko ari abantu ba hafi. Kuri nyagasani avuga ati wabizil qurba, ugomba kubanira neza abantu bawe ba hafi bo mu muryango. Uko ni ukuri bagufiteho Isilamu itegeka umuntu kubanira neza abantu be bo mu muryango we.
Nyagasani agakomeza avuga ati waliyatama, ndetse no kubanira neza imfubyi. Aliyatamu minal muslimin hum kullu man mata abuhu wa huwa saghir wa lam yablugh wasaru walam yablugh. Ni wa wundi rero mu Buyisilamu ko tubara imfubyi, ni wa wundi ise yitabye Imana atarageza igihe cye cy'ubukure, ni wa wundi yitabye Imana ataragimbuka, ataragimbuka ku musore, cyangwa se ataraba umwangavu ku mukobwa. Ni ukuvuga ngo ataragaragaza ibimenyetso by'ubukure, yaba umukobwa atarajya mu mihango, yaba umusore atarirotera. Uwo nguwo aba ataraba umuntu mukuru. Uwo nguwo muri Isilamu tumubara nk'imfubyi iyo ise yitabye Imana ataragera mu kigero cy'ubukure, ataragimbuka, cyangwa se ataraba umwangavu ku buryo yajya mu cyiciro cy'abakuze. Ibyo ngibyo rero Isilamu ibabara nk'abana, ibabara ko bakiri abana iyo batarageza muri icyo gihe cy'ubukure, tubabara nk'imfubyi. Icyo gihe tugomba kubafata neza nk'uko Isilamu itubwira kubanira neza imfubyi, kubera yuko nta se afite amureberera, nta muntu ufite amureberera. Ise rero yaragiye, kandi niwe wabahahiraga, niwe witaga ku miryango. Isilamu rero idutegeka kubanira neza abo bana. Nyagasani rero aho ngaho ari kutubwira kuri iriya aya, akatubwira ati wala tushiriku bihi shay'a, uramenye ntuzabangikanye Nyagasani wawe, uramenye ntuzabangikanye Nyagasani wawe n'icyo ari cyo cyose. Ntabwo Nyagasani yigeze agarukira ku ijambo ryari ryabanje kuri uwo murongo ngo avuga ati wa'budullaha, ngo ahita arekeraho gusa, ngo uzagaragire Nyagasani wenyine, ubundi ngo ahita arekeraho, ahubwo aravuga ati wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'a, uzasenge Nyagasani wawe wenyine, wala tushiriku bihi shay'a, ntuzagire ikintu na kimwe ubangikanya. Ibi rero ni ibigaragaza yuko kugaragira Nyagasani ntabwo biba bihagije gusa igihe waramuka umugaragiye, ariko umubangikanya n'ikindi icyo ari cyo cyose. Hari abantu basenga Nyagasani ariko bafite mahirizi bambariyeho. Uwo nguwo ari gusenga Nyagasani, ariko ari kumubangikanya n'ikindi afite mu mufuka we, ari kumubangikanya n'ikindi abitse ahantu, ari kumubangikanya na nyabingi afite mu rugo, ari kumubangikanya n'ibindi byose afite yaba yiringira mu cyimbo cya Nyagasani. Ibyo ngibyo rero uwo nguwo uko kwemera kwe ntabwo kwemerwa, uko kwemera kwe ntabwo ayo masengesho ye cyangwa se uko kugaragira Imana biza kwemerwa mu gihe cyose ari kuvangamo no kubangikanya Imana. Niyo mpamvu Nyagasani avuga ati wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'a, ugaragire Nyagasani, ugaragire Allah, kandi ntugire ikintu ubangikanye n'icyo ari cyo cyose, ntumubangikanye n'icyo ari cyo cyose. Ni ukuvuga rero ko ugomba kumusenga wenyine, ukamusenga wenyine nta kintu na kimwe umubangikanyije, ugusenga kwawe kukaba kuzuye utamubangikanyije. Hari abantu rero baruhu bakavuna bari gusenga, bari kurwana no gusenga, ariko nyamara barangiza bakamubangikanya n'ikindi icyo ari cyo cyose. Ugasanga baramara gusenga Nyagasani, barangiza bakajya gusaba imva, barangiza bakajya gusaba uwapfuye, barangiza bakajya kujya mu bapfumu, barangiza bakajya mu barozi. Ibi ngibi ntabwo kwa kwemera kwabo ntabwo ibikorwa byabo bizakirwa igihe cyose bari kumubangikanya n'ikindi icyo ari cyo cyose. إذن لا تصح العبادة مع وجود الشرك أبدا. ntabwo rero kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwemerwa, ntabwo amasengesho yakwemerwa igihe cyose haba harimo kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Niho rero nanone Nyagasani bigaragaza mu yindi mirongo igiye itandukanye, nko muri suratul Isra ya 23. Nyagasani aravuga ati wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, aravuga ati Nyagasani yamaze guca iteka kutagomba kugaragira, kutagomba gusenga, utagomba kugira ikindi usenga uretse we. Iryo ngiryo ni itegeko rituruka kwa Nyagasani, umurezi w'imiremwa, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani rero ikintu yabanjirijeho ni ukumugaragira, ikintu yategetse
kurusha ibindi ni ukumusenga wenyine tutagize icyo tumubangikanya. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala nyagasani aravuga muri suratu al-an'am aya 51 akavuga ati qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati arimo arabwira intumwa Muhammadi Imana imuha amahoro n'imigisha ngo abwire abantu, ababwira ati nimuze, babwira uti nimuze mbasomere ibyo nyagasani yababujije, ibyo nyagasani yababujije, ibyo nyagasani wanyu yababujije. Icya mbere alla tushiriku bihi shay'a, ko mutagomba kugira icyo mumubangikanya nacyo. Wa bil walidayni ihsana, mubanire neza ababyeyi banyu. Wala taqtulu awladakum min imlaq, kandi ntimuzica abana banyu mutinya ubukene, mutinya ubutindi. Ibyo ngibyo nyagasani arabibuza yuko ibyo ngibyo ari ibyaha bikomeye, ariko icyo nyagasani yahereyeho kurusha ibindi mu gutegeka abantu, yababujije kuba bamubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Ibyo ngibyo rero ni ibigaragaza ko tugomba guharira Imana amasengesho, tugomba guharira Imana ibikorwa byacu byo kumugaragira tutagize ikindi na kimwe tumubangikanya nacyo. Nyagasani yategetse abantu ari aqida qabila kulli shay, yategetse abantu kugira ukwemera kuzuye, kugira ukwemera kunoze, kugira ukwemera guhamye mbere y'ibindi ibyo aribyo byose. Wari aqida hiya al asas, ukwemera rero niwo musingi wa byose, ukwemera gusukuye niwo musingi wa byose. Nyagasani nibyo yahereyeho ari gutegeka abantu, nuko bagomba kumuharira amasengesho ntibagire ikindi bamubangikanye n'icyo ari cyo cyose. Fayajibu an yabda biha bita'allum wa ta'lim, ni ngombwa rero ko umuntu wese wiga, umuntu wese wigisha agomba guhera kuri aqida, agomba guhera ku myemerere, agomba kwigisha ku myemerere, nawe akiga ku myemerere. Wa muntu ugiye kwiga akibanda ku myemerere cyane, kuko niyo izamuha umusingi w'ibintu byose, niyo uzamuha umusingi wo kugira ngo abashe kubasha no kwiga ibindi, kuko azaba azi icyo yemera. Fakaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, ni gute yatinya wa wundi utazi uwatinya? Ni ngombwa rero ko umuntu abanza akamenya Allah subhanahu wa ta'ala, akamenya Imana mbere yuko ajya gushakisha ibindi ibyo aribyo byose, kubera yuko nicyo nyagasani yategetse abantu kurusha ibindi. Yabategetse kwemera nyagasani wenyine mbere yuko bajya ku bindi, yabategetse kumuharira amasengesho kandi batamubangikanyije. Ntabwo rero umuntu yakwihutira kwibanda ku bindi mu gihe ukwemera kwe kutaruzura, mu gihe ukwemera kwe kugicagase, mu gihe ari gusenga Imana ayibangikanya n'ikindi icyo ari cyo cyose. Icyo gihe ibikorwa bye nta kintu biba bizamumarira, mu gihe ari kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa at-tawhid huwa an taqra bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. La, at-tawhid huwa ifradu Allah bil ibada. Ese at-tawhid waruzika at-tawhid ari iki? Ntabwo at-tawhid ntabwo ari uguhamya ko nyagasani ari we waremye, ari we utanga amafunguro, ari we wica, ari we ukiza, ahubwo tawhidi ni ifradullahi bil ibada, ni uguharira Imana amasengesho, ni uguharira Imana kuyigaragira. Ibikorwa byose by'amasengesho, ibikorwa byose byo kugaragira ukabiharira nyagasani wenyine, kubera yuko ntabwo kuvuga ngo nyagasani niwe waremye, ntabwo ibyo ngibyo ubwabyo ari tawhidi yuzuye, ahubwo tawhidi nuko ugomba guharira Imana amasengesho. Icyo nicyo kintu gikenewe cyane kurusha ibindi. Iri anna Allah qala, kubera ko nyagasani yaravuze muri suratu Dhariyat, aravuga kuri aya 56, aravuga ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nta kindi nahariye, nta kindi naremeye amajini n'abantu uretse kugira ngo bangaragire. Waqala ahlu tafsir, abantu mu gusobanura rero abasobanuzi ba Qur'ani baravuga bati ya'buduna ay yuwahiduna, fafassiru tawhid bil ibada. Basobanuye ko tawhid aho ngaho bisobanura ibada, bisobanura guharira Imana amasengesho, bisobanura guharira Imana ibikorwa byo kuyigaragira.
إذن rero التوحيد هو إفراد الله بالعباد. rero التوحيد nuguharira nyagasani ibikorwa by'amasengesho, nuguharira nyagasani ibikorwa byo kumugaragira, ntusenge ikindi kitari Imana, nusenga nyagasani umuharire ibikorwa byose byo kumusenga. Nimba uri gukinja itungo urikinje kubera nyagasani, nimba ugiye gukora hijuri uyikore kubera nyagasani. Ibyo bikorwa byose byo kugaragira nyagasani ubikore kubera nyagasani, ntugire undi wese, ntugire ikindi cyose ubitura, ahubwo bikore nkuko nyagasani yabigutegetse. Walaysa huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir. Ibyo ngibyo rero ntabwo at-tawhid ari ukuvuga ko nyagasani ari we waremye, ari utanga amafunguro, ari we wica, ari ukiza, ari ugenza byose, ahubwo ibyo ntabwo biba bihagije. Ugomba kumenya ko nyagasani kumuharira at-tawhid ari ukumuharira amasengesho, kubera yuko ibyo ngibyo bindi ibyo byose umuntu arabivukana. Kumva ko nyagasani ari we waremye, kumva ko nyagasani ari utanga amafunguro, nyagasani ari we wica, ari ukiza, ibyo ngibyo biri mu mitwe y'abantu benshi. La yujadu aqiru fi dunya yataqidu anna ahadan khalaqa as-samawati wal arda ghayru Allah subhanahu wa ta'ala. Nta muntu kuri ino si wavuga yuko isi n'ijuru cyangwa byaremwe n'undi wari wese uretse ko byaremwe n'Imana. Kerekera ubyo ari ukwirengagiza, ariko buri wese mu mutima we birimo, nk'uko nyagasani abitubwira muri Qur'ani muri suratu Zukhruf aya ya 87. Nyagasani aratubwira ati wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Nyagasani aravuga ati uramutse ubabajije uti ninde wabaremye, bazagusubiza yuko ari nyagasani, ari Imana yabaremye. Ibyo ni ibigaragaza rero yuko umuntu iyo uko kwemera kuvukana, uko kwemera buri wese arakugendana, ariko noneho abantu bagatandukanira mu kugaragira Imana. Nibwo uzasanga abantu barimo bagaragira ikindi kitari Imana, ariko bari kwemera yuko ari Imana yabaremye, ariko ntimwumve yuko bagaragira Imana mu by'ukuri kubera ubuyobe bamaze kugeramo. Hari abazaba uzasanga bari gusenga Yesu mwene Mariya, nyamara ariko bakakubwira bati twebwe dusenga Imana, bakakubwira bati twe twaremwe n'Imana, bati Imana niyo itanga imvura, bati Imana niyo itanga urubyaro, ndetse n'iyo bagezweho n'amakuba baravuga bati Imana idufashe, Imana itumanurire imvura. Ariko bajya gusenga bakavuga bati Yezu turagusenga, Yezu turagusingiza. Ibyo ngibyo ni ukubangikanya Imana, ibyo ngibyo ni ukubangikanya Imana mu masengesho. Rero icyo gihe nta kintu tawhidi yabikumariye, uko kwemera kwawe kwamaze gupfa, kwamaze kwivanga no kubangikanya Imana, ntabwo ibyo bikorwa Imana yabyemera. Rero ku isi hose abantu bose bari kuri ino si bemera yuko nyagasani ari utanga amafunguro, bemera ko nyagasani we wabaremye, ariko ikibazo kikaza mu kuba bamugaragira. Nyagasani nanone akongera akabanyega akavuga ati amukhuriqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala arakomeza ashimangira ko ba bantu ibibari mu mutima babizi ko nyagasani ari we waremye, ahavuga ati ese babona yuko ibintu byaba byariremye amuhumuri khaliqun, cyangwa se nibo babiremye amukharaqu samawati wal arda, cyangwa se baremye isi baremye ibirere n'isi. Bal la yuqinun, ahubwo bo ntabwo bafite ukwemera, bo ntabwo babihamiriza kuba baharira Imana ayo masengesho, ntabwo babihamiriza kuba bagaruka ngo babe ari bo baha icyubahiro nyagasani bari kumusingiza kubera ibyo bikorwa nyagasani yakoze bihambaye byo kuba yaremye isi n'ijuru. Ntabwo babimushimira bari kumugaragira, ntabwo bakora amasengesho ari we bayatura, ahubwo babitura undi. Ibi rero at-tawhid rububiyya mawjudu fil fitr wal uqul lakinnahu la yakfi biduni tawhid al-ibada. Rero kumenya yuko nyagasani ari we waremye, kumenya ko nyagasani utanga amafunguro, ari we wica, ari we ukiza, ibyo ngibyo biri kuri buri muntu, ariko kandi ntabwo iyo tawhid yabihagije mu gihe udafite tawhid al-ibada, yo guharira nyagasani amasengesho, yo guharira nyagasani kumugaragira. Icyo gihe ntabwo iyo tawhid, ntabwo uko kwemera kwawe kwaba ariko
kuba kwapfuye. Ukwemera kwawe ntabwo kuba kucyuzuye iyo utari guharira Imana amasengesho, utari guharira Imana utari guharira Imana kuyigaragira. Icyo gihe ukwemera kwawe kuba kwamaze gupfa, kuba kwamaze kwangirika. Nk'uko tumaze kubona rero yuko icyo Nyagasani yategetse mbere y'ibindi byose ari ukumuharira amasengesho, no mu byo Nyagasani yabujije mbere y'ibindi, yabujije kuba twamubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Icyo ni icyaha gikomeye kurusha ibindi, icyaha cyo kubangikanya Nyagasani. Icyaha cyo kubangikanya Nyagasani nicyo cyaha gikomeye cyane kurusha ibindi. Icyo cyaha cyo kumubangikanya nicyo cyaha kiruta ibindi, nicyo cyaha kiruta kurya riba, nicyo cyaha kiruta ubusambanyi, nicyo cyaha kiruta ibyaha byose aho biva bikagera hano kuri ino si. Icyaha cyo kubangikanya Nyagasani, icyaha cyo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, icyaha cyo kumubangikanya ukaba wamubangikanye n'ikindi icyo ari cyo cyose, ukumva ko Imana zirenze imwe, ukumva ko Imana ari ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye cyangwa eshanu cyangwa 10, ahubwo Imana ni imwe yonyine. Imana ni imwe rukumbi, itagira uwo wabangikanye, itarabyaye, itarabyawe, itagira n'ikisa nacyo mu byo yaremye. Nk'uko Nyagasani avuga ati laisa kamithlihi shay'un, nk'uko Nyagasani avuga ati ntacyo asa nacyo, laisa kamithlihi shay'un, ntacyo asa nacyo. Allah subhanahu wa ta'ala arihari. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ntacyo asa nacyo Allah subhanahu wa ta'ala arihariye. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo asa n'ikiremwa icyo ari cyo cyose. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo tugomba kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Nk'uko Nyagasani rero yabitubwiye muri aya zabanje akavuga ati qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala ari guhera haravuga ati bwiye abo bantu ubabwire ibyo Nyagasani iwabo yababujije. Icyambere yahereyeho Nyagasani ngo yavuze ngo alla tushiriku bihi shay'a, ntuzagire icyo mubangikanya nawe n'icyo ari cyo cyose, ntuzagire ikintu mubangikanya nawe n'icyo ari cyo cyose, ntuzagire na kimwe mubangikanya nacyo. Icyo nicyo cya Allah subhanahu wa ta'ala yahereyeho agaragaza yuko ari icyo cyaha gikuru kurusha ibindi. Allah subhanahu wa ta'ala amaze kutugaragariza yuko icyaha kiruta ibindi ari shiriki, alla tushiriku bihi shay'a. Ibyo ngibyo biragaragaza ko huwa a'zamu ma naha Allahu anhu. Icyaha kiruta ibindi Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ni icyaha cyo kumubangikanya nawe mu kuba wamugaragira. Nanone Nyagasani aravuga ngo la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuma mahzura. Allah subhanahu wa ta'ala nanone arabuza abantu akavuga ati ntuzagire izindi mana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntuzagire izindi mana usenga hamwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala arakomeza agaragaza ububi bw'iki cyaha, ari kugaragaza ububi bw'iki cyaha aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati والذين لا يدعو مع الله إلها آخر والذين لا يدعو مع الله إلها آخر ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما. الله سبحانه وتعالى رفض يكوبا باندي بزيرين دا كوبا بانجكني الله سبحانه وتعالى ولا يقتلون ntibicaro Allah subhanahu wa ta'ala yagize haram ku muntu yazegera ngo azigirire azice illa bil haqq, kereka babandi bari mu kuri ko kwicwa. Abantu bari mu kuri ko kwicwa rero ni abangaba bakurikira: ni umuntu wishe undi, uwo nguwo Isilamu amategeko uwo nguwo aramureba kugira ngo nawe acibwe urubanza yicwe, cyangwa se akazamo
kubabarirwa n'abantu ba nyiri uwapfuye aribo bamubabariye, ibyo ngibyo baba bafite amahitamo, ariko wemeje ko apfa nawe baramwica. Hanyuma hakaza undi nanone umusambanyi w'umugabo, umusambanyi washatse, uwo nguwo nawe aricwa. Hanyuma hakaza n'abandi bantu bemerewe kwicwa muri rusange nk'abahuriye kuri jihadi, abantu bari kurwanwa kuri jihadi, abo ngabo nabo bapfiriye kuri jihadi baba bapfuye mu kuri. Abantu bari kurwanwa bahakanye bari kurwanwa kuri jihadi, abo ngabo iyo bapfuye nabo bapfuye mu kuri. Rero umuntu uzagwa muri ibi byaha yalqa athama, uyu nguyu azabona ibyaha, azabona icyaha rero Allah subhanahu wa ta'ala ari kugaragaza cyangwa se yahereyeho nuko utagomba kumugaragira umufatanyije n'izindi mana, utagomba kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala hamwe n'ibindi byo ku ruhande, ahubwo ugomba gusenga Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Fabada bishirik, Allah subhanahu wa ta'ala ahereye rero kuri shiriki ari kubuza abantu yuko batagomba kuba bagira izindi mana basenga cyangwa se bagaragira. Wa huwa khalaqak, kandi Allah subhanahu wa ta'ala nyagasani ari we wakuremye. Huwa a'zamu dhunub, icyo rero ni mu byaha bikomeye cyane kuba wabangikanya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aravuze ngo ijtanibu sab'al mubiqat, mwirinde ibyaha birindwi byoreka. Mu byo yavuze intumwa y'Imana aravuze ati ashiriku billah, kubangikanya nyagasani, kuba wasenga nyagasani ukamubangikanya n'ikindi, ukavuga ngo nyagasani ni babiri, ukavuga ngo Imana ni ebyiri cyangwa ni eshatu, cyangwa ukamubangikanya n'ikindi, ukaba wamugaragira warangiza ukajya no kubamira ikindi kitari nyagasani. Icyo gihe ubangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala, ibikorwa byawe rero birangirika, kubera yuko nta kintu uba ukoze uba umubangikanyije n'ikindi, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yarabigize haram, yarabigize ikizira. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ma'wahu an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati man yushrik billah, innahu man yushrik billah, wa wundi uzabangikanya nyagasani, faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo umuntu uzabangikanya nyagasani, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, nyagasani yagize ikizira kuba zinjira muri aljanna, yagize ikizira kuba zinjira mu ijuru. Wa wundi uzabangikanya nyagasani ni ikizira kuba zinjira mu ijuru. Wa ma'wahu an-nar, uburuhukiro bwe ni mu muriro. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, kandi mu by'ukuri abahuje abakoze icyo cyaha cyo ubuhuguzi bukomeye cyane, guhuguza bakora babangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo bazigera babona ubutabazi, ntabwo bazigera babona ubacungura, kubera icyo cyaha gikomeye bakoze cyo kubangikanya nyagasani. Ibi rero ni bigaragaza ko wa muntu upfuye ari umuhakanyi, ba bantu bapfa ari abahakanyi, ba bantu bapfa batemeye Uwisilamu, babandi bapfa batemeye Allah n'intumwa ye, abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko ari haram kuba bazinjira muri aljanna. Abo ngabo muri rusange ni haram kuba bazinjira muri aljanna, ahubwo uburuhukiro bwabo ni mu muriro. Allah azawuturinde. Rero ashiriku la yaghfirullahu lahu, ashiriku ni icyaha gikomeye cyane kuri wa wundi uzagipfana kuba ibyaza impamvu yuko atazababarirwa na nyagasani, ahubwo iruhukiro rye rikaba riri mu muriro. Nyagasani nanone aravuga muri suratu Nisa aya 48, bavandimwe mutega amatwi, Allah subhanahu wa ta'ala agira ati inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ati mu by'ukuri nyagasani Allah ntabwo ajya babarira wa wundi wamubangikanyije, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ariko ababarira ibindi byaha bitari ibyo ngibyo kubashaka. Kuvuga ngo wa wundi wapfuye abangikanya Allah subhanahu wa ta'ala, agapfa aticujije, agapfa agarutse ku murongo w'Uwisilamu, uwo nguwo ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala azigera amubabarira, kandi nyagasani azabarira uwo ashaka
ku bindi byaha ibyo ari byo byose. Ibi ni ibigaragaza ubukana bwo kubangikanya nyagasani, ibi ni ibigaragaza ubuhambare bw'icyaha cyo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Muvandimwe wasenze Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, muvandimwe wagaragiye nyagasani wenyine, ko nyagasani ari we waremye ijuru n'isi, nyagasani ari we waremye abantu, nyagasani ari we waremye byose, ari we dukwiye kugaragira, niwe dukwiye guharira amasengesho, niwe dukwiye guharira ibikorwa byose. Kandi iyo ni gahunda y'intumwa n'abahanuzi, bose bazaga babwira abantu bati i'budullah, nimusenge nyagasani wenyine, nimusenge Allah wenyine. Nta ntumwa n'imwe yigeze izivuga ngo nimunsenge, ntiyigeze izivuga ngo nimusenge Imana no mu marayika, nta ntumwa n'imwe yigeze ivuga ngo nimusenge Imana n'intumwa runaka, ahubwo intumwa zose zazaga zivuga ngo nimusenge nyagasani, nimusenge Imana imwe yonyine, nimusenge Imana imwe yonyine. Nimurebe urugero wenda nk'abantu bigeze kuba abakirisitu, nimurebe muri Bibiliya amategeko 10 Imana yahaye Musa, itegeko rya mbere riravuga ngo iki? Itegeko rya mbere riravuga ngo iki? Iri tegeko rya mbere ni iryo guharira Imana amasengesho, ni iryo guharira Imana amasengesho. Itegeko rya mbere, abo ngabo ni kuri babandi bakira abakirisitu cyangwa se abigeze kuba abakirisitu, ibyo ngibyo babinyuzemo. Ibyo rero ni bigaragaza ko intumwa zose zazaga zibwira abantu gusenga Imana imwe yonyine, gusenga Imana imwe yonyine, ntibamubangikanye n'icyo ari cyo cyose. Rero inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azigera babarira abantu bamubangikanyije bagapfa baticujije, ariko azababarira ibyo ashaka, izaba ibindi byaha ashaka kubashaka. Allah subhanahu wa ta'ala rero iryo ni itegeko rituruka iwe, ko mu by'ukuri ibangikanyamana ari icyaha gikomeye cyane. Nanone muri suratul Luqman aya 13 Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati inna shirika la dhulmun azim. Mu by'ukuri ibangikanyamana n'amahuga akomeye cyane, ibangikanyamana n'ubuhugu bukomeye cyane. Umuntu abahuguje Allah subhanahu wa ta'ala. Allah unyagasani ni ukwiye kugaragirwa wenyine, hanyuma arangiza akajya kumugaragira ari kumubangikanya n'ikindi kintu, uri guhuza Allah subhanahu wa ta'ala ukuri kwe, ko n'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala afite kugomba kumugaragira. Ikindi nanone ubu uri guhuguza umutima wawe, uri guhuguza nafsi yawe, kubera yuko nuramuka upfuye uticujije, ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala azakubabarira nk'uko yabitubwiye. Ntabwo nyagasani azigera ababarira wa wundi wapfuye mubangikanye. Uku ni ukuvuga ngo n'amahugu rero akomeye cyane, hahandi umuntu atazaba afite uburyo yagaruka ku isi ngo yabasha kwicuza. Yawma yafirru limar'u min akhi, wa cyagihe umuntu azaba ahunga umuvandimwe we, wa ummihi wa abi, agahunga se, agahunga nyina, agahunga se, wa sahibatihi wa bani, agahunga umugore, agahunga abana be. Ubu ni wa munsi rero babandi bahuguje Allah subhanahu wa ta'ala bazavuga bati nyagasani iyo mpfa kwibera n'igitaka, simba umuntu nkazuka, sinirirwe nzuka. Yawma yaqulu lil-kafiru ya laytani, igihe umuhakanya azavuga ati ya laytani kuntu turaba, iyo nza kwibera itaka fazari, iyo nza kwibera itaka. Ucegere ntituzakigeremo bavandimwe, twicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tugarukire nyagasani, twirinde kino cyaha gikomeye kurusha ibindi, aricyo cyaha cyo kubangikanya nyagasani, aricyo cyaha cyo kumubangikanya n'icyo aricyo cyose. Ahubwo tumusenge wenyine, tumugaragire wenyine, tumwereza ibikorwa Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo tuzakure impuhwe kuri we tutarigeze tumubangikanya, tuzabone urufunguzo rw'impuhwe, urufunguzo rwo kubabarirwa ibi andi makosa tugenda tugwamo. Tusabanye rero nyagasani ko yaduha kuyoboka, akaduha kumva no kumvira. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Rugema Saidi. Assalamu alaikum wa raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.